mama agira uruhare kuva hakorwa igikorwa kiva mu mwana, reka tuvuge gutyo. Yego. Mbese akimara kwakira urwo rubuto. Yego. Reba kugira ngo arurere amezi 9 ashire, agendana narwo, abyihanganiye. Yego. Rimwe na rimwe hari igihe iyi nda ishobora kugeramo ikagira bimwe mu buza kurya kandi yabikundaga. Yego. Akemera akabihara, cyangwa se ikamutegeka kujya arara yicaye, akananirwa no kuryama, akihangana kugeza kuri tape ya nyuma. Ariho nashingiye nsanga mama ari umuntu mbese utagereranywa, w'indashyikirwa. Kuri tape ya nyuma niho Bibiliya yavuze, yarahageze irahatinda. Iravuga ngo umubyeyi, ngo uyu mubyeyi azihana cyangwa azakizwa neza mu gihe cyo kuramukwa kwe. Hello my dear friend, waba ufite ikibazo cy'uruhu, waba ufite ikibazo cyo gushishwa kw'ibirenge, waba ufite ikibazo cy'uko ugiye gusaza imburagihe, waba wisiga amavuta ntagufate, waba ufite ibibazo bigiye bitandukanye by'uruhu, waba ufite ikibazo cy'impumuro mbi, duhamagare kuri izo nimero ureba. Igisubizo ni Anatic Soap from BF Suma. Mbanje kubasuhuza nshuti bavandimwe mwese mudukurikiye muri iki kiganiro. Reka mbanze mbasuhuze mwese aho muri mu mpande nye zigiye zitandukanye z'isi, by'umwihariko reka mbanze mpere iwacu. Bajya bavuga ngo ijya gutera uburezi irabwibanza. Ya nibyo ko byagenda kose ntibabeshye, bavuze ukuri. Reka nanjye mbanze nibanze mbanze nivuge. Ni Jimmy 250, umuhungu wanyu mukunda cyane, ndabakunda. Munkurikira ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko ubu se nongereye kira. Reka mbibutse gukora subscribe, like, share ndetse na comment. By'umwihariko nsuje wowe uri mu ntara y'Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, indi ni yehe miharye? Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Turabasuje cyane rero mwebwe mwese mudukurikiye, namwe muri mu ntara ya 6, aba diaspora hakurya hariya, respect. Ndabakunda cyane kandi ndabubaha cyane. Ndi kumwe na brother Emmanuel. Ntago ubu ngubu rero bikiri bishya ko yivuga ngo urumva ngo urabona ngo urebye, oya twarivuza bihagije. By the way, amazina yacu mumaze kuyamenya, ntekereza ko guhora tuyasubiramo atari byo byaba bifite agaciro. Emi, umeze? Meze neza. Twaherukana gakera. Haciye iminsi. Rugurire iwanyu haraguheranya ahandi bwerasi. Hariya haraguheranye kabisa, ntago kiboneka. Iminsi baye myinshi utagaragara kuri Emet TV, utagaragara kuri Jimmy 250 TV ndetse no kuri Hora Emi, naho bwaho ntago rwose waruherutse. Impamvu nawe urayizi, urabizi yuko ruguru hari Ibweramvura niho umujyi uri kwerekeza. Dufite akazi kenshi. Mufite akazi kenshi. Mbese niyo mpamvu. Urabona uko umujyi usa nuko hasa, dufite akazi kenshi ko kuhahindura naho hagafata ishusho y'umujyi wa Kigali. Agafata ishusho y'umujyi wa Kigali. Mbese niyo mpamvu rwose nyine uba wiyicariye hariya, wibereye hariya, kugira ngo ubanze ugire ibyo uhindura muri karagace cyane. Okay, byiza cyane. Duheruka kuganira, utuganiriza kuri uri mwiza mama, uri mwiza mwarimu. Ni uri mwiza ndagukunda. Ndagukunda mama. Ndagukunda mama, ndagukunda mwarimu. Ndabizi nubwo nagusize kuri kamera ntabwo waruzi ikintu kigiye kuganira. Washatse gukora surprise. Ntacyo bitwaye kubera yuko unjyanye mu mbese ubaye nka kwa kundi hari agatungo bakundaga kwita indyohesha birayi kera. Ngeyo umuntu yakagazaga byarorohaga kugakoresha icyo ashaka. Ubwo rero nawe ubaye nk'unyagaje kuko uguye aho nkunda. Nguye kuri mwarimu, nguye kuri mama. Mbese nawe mu by'ukuri ari bo bantu ukunda, wumva iteka wavugaho, wumva ko waganiraho. So ngewe nagize amatsiko menshi ndibaza ngo ese kubera iki Emi yatekereje kuri mama agatekereza kuri mwarimu. Ndifuza yuko watugira imuzi ukadusobanurira icyatumye ukunda mwarimu ndetse ugakunda mama. Wenda reka mpere bukuru. Yego. Mpere kuri mama.
mama nasanze ari sinabona uko muvuga, icyakora cyo nagerageza kuko sinamuvuga byuzuye nk'uko mba numva bimeze, kuko mu mutima ho biba ari byinshi cyane, ariko umwanya tuba dufite ntago namutotora ngo mbese mukubwire neza kamwe kuri kamwe nk'uko numva byaba bihagije, ariko ndagerageza. Bimwe mu bintu bituma mama mukunda cyane, yego, iyo ntekereje imbaraga yakoresheje cyangwa se ubwitange yitanze kugira ngo mbeho, mbese sinjye njyenyine, kugira ngo umuryango ubeho. Yego, by'umwihariko papa na mama babigiramo uruhare, ariko wibuke ko papa uruhare akunda kubigiramo ni uruhare agira mu bigaragara, mu bikorwa byamaze kugaragara, ariko mama agira uruhare kuva hakorwa igikorwa kiva mu mwana, reka tuvuge gutyo. Yego, mbese akimara kwakira urwo rubuto, yego, reba kugira ngo arurere amezi 9 ashire, agendana narwo, abyihanganiye. Yego, rimwe na rimwe hari igihe iyi nda ishobora kugeramo ikagira bimwe mubuza kurya kandi yabikundaga, yego, akemera akabihara, cyangwa se ikamutegeka kujya arara yicaye, akananirwa no kuryama, akihangana kugeza kuri tape ya nyuma. Ariho nashingiye nsanga mama ari umuntu mbese utagereranywa, w'indashyikirwa. Kuri tape ya nyuma niho Bibiliya yavuze, yarahageze irahatinda, iravuga ngo mubyeyi, ngo uyu mubyeyi azihana cyangwa azakizwa neza mu gihe cyo kuramukwa kwe. Okay, kandi ikintu gikomeye tutaraza kure cyane, reka twibutse abantu bakurikiye ikiganiro yuko turi kuri Dove Hotel. Dove Hotel ni hoteli nziza, ibafitiye sauna na massage, ikaba ari hoteli ibafitiye pisine nziza. Ni hoteli ifite amacumbi by'umwihariko meza, nubwo mwaba muri abantu ubuse ndavuga magana ngahe, kuko bafite ibyumba byinshi kandi byiza. Bafite restaurant ishobora kwakira abantu barenze 100. Bafite reception, aho gukorera amakwe, ibirori bigiye bitandukanye, ndetse bafite ahantu ho kwishimishiriza, bafite ahantu ho kubyinira, bafite ahantu ho gutaramira, hafite abantu ho gukorera amanama agiye atandukanye cyane. So ni mugane Dove Hotel kugira ngo ibyo byiza byose yabateguriye cyangwa yabateganyirije murusheho kubyonjoyinga. Reka twikomereze, wongereho ko bafite na salle yakira amakonseri cyane cyane y'abaririmbyi, mbese amakonseri magari y'abantu benshi. Yego, bafite iyo salle kandi n'ibikoresho bihagije birahari. Yego, urakoze cyane kunyunganira. Wenda nane kwivuga ari njye nyine ugasanga bitariho umucyo neza, ariko ubwo bikonfaminze ugashyiraho umucyo birumvikana. Tubaye karibu n'ikaze kugira ngo muri Dove Hotel tubakire, izo serivisi zose zirusheho kubagendekera neza. Twari turi kuva kuri mama, ntabwo turibuze kuvuga ibintu byinshi kuri mama cyangwa kuri mwarimu, bitewe n'uko hahise haboneka impamvu y'utundi turimo ngiye kujyamo, ariko iki kiganiro tuzagikomeza ubutaha. Wari umaze kuvuga ngo mwari ngo mama ngo kugeza kuramukwa, narindi kukubwira ngo na Bibiliya yamuvuzeho neza. Yego, igerageza kugaragaza yuko ubuzima umubyeyi yinjiramo kugira ngo yibaruke umwana, yego, buramugora cyane ku buryo agera no kuri tape ya nyuma ishobora gutuma akizwa neza. Reka genda wari umupagani rwose agahita yakira Kristo, yaba ari kose yageze kuri iriya tape yegera Imana, kuko haba harimo n'urupfu. Haba ari ibintu bibiri by the way. None abatayemera, abatayikunda, abatayubaha, bo ntago baba baranyuze hariya hantu. Ese ntabwo igise kiba cyarabariye, bo twavugaho iki? Jimmy, so kukubeshya wenda nuko wenda utarabasha kugera kuri za maternité. Yego, aho ababyeyi baba bari, ariko nigeze mpagera madamu ari kubyara ngo baratukana cyane. Nta muntu hari ujya uhagera, nubwo yaba ari umusilamu, nubwo yaba ari iki, finali birangira ari kwambaza Nyagasani.
ariko ntekereza ko bashobora kuba yambariza hariya gusa kuri uriya munsi, indi minsi bitajya bikomeza. Hari abahava bigakomeza, wenda hari n'abo bidakomeza, ariko by'umwihariko ni ikimenyetso kigaragara ko kugira ngo uyu mubyeyi abashe kubona umwana aca mu nzira ndende kandi ruhishe, yego, ku buryo bamwe bahitamo no kubireka kugira ngo iyo mibabaro batazahura nayo. Ariko umuntu wafashe uyu mwanzuro, kisigaye gituma abakobwa benshi batinya kujya gushaka ngo byashoboka. Nese byashoboka gute ko batarahengeje kandi baba ngo ntayitinya itararongorotse? Erega icya mbere ni amakuru. Ariko amakuru n'ibikorwa biratandukanye. Uko byagenda kose aya makuru aragenda nabo abageraho. Nese ubu ngubu ko nanze amakuru kuri Dove, utekereza yuko uko nyatanze yose ariko angana, hari ibyo ntavuze ku mpamvu z'uko ninjya kubirondora byose biraba ari byinshi cyane, nkavuga mu ncamake. Ngaho tekereza ku byiza bya Dove Hotel. Uvuzeho, mbese navuga ko uvuzeho agace si n'igice, na gatonyanga. Noneho uhita usanisha n'ibindi n'uwo wakiriye amakuru make. Egare ko amenshi nayibanga. None yayibanga ayamenya gute atigereyemo? Ariyo mpamvu natwe tuvuga make ashoboka kugira ngo amenshi bahigerere. Njyanga byakunda. Burya nta itinya itarungurutse. Yego. Cyane cyane ko hari n'abo zabona babyaye umwe agahita arekera aho ngaho se, cyangwa se yakabya babiri karekeraho. Ariko respect ku bantu bagiye bagerageza, nkanjye mvuka muri 7. urumva ko mu wawe noneho yarahuritse byatari. Yaragerageje bambe. Yego. Imana imuha amahoro n'imigisha. Oya, nanjye mama njya mpora mbimusabira. Buriya mu nshuti ngira nkumbura nkahangayika ni mama. Noneho rero tuvuye ku rugendo rwo gusama, tugeze ku rugendo rwitwa kurera. Maze kubona umwana. Yego. Arakonkeje kugera kuri za mbaraga z'iminsi 1000. Wonka akwitaho kuri buri kimwe. Yego. Atateze ngo uri bumuzanira amazi ari bugire gute, ari we byose ubyitaho. Mu by'ukuri papa nawe si uko adakora, naba yagerageje, nanjye ndi umupapa, ariko imirimo umugore akora mba nkoroga ntago wayishobora uri umupapa. Niyo mpamvu abamama, yego, umva kude chapeau, mbese wakuriye ingofero. Aha, okay. Reka tuvuge kuri mama, nibura dukoreshe iminota 5 kugira ngo tuvuge no kuri mwarimu nibura nk'iminota 3. Mama nkimuvugaho, kuva umaze gutangira kurya, yego, twavuye ku konka n'ubundi abariwe, yego, kugeza kuri tape ushobora kwigaburira, ukava ku iyo tape ugatangira kumugora. Noneho yego, wamugoraga ntabyo wakosheje, noneho ugiye kumugora unakosa kandi akakwihanganira. Yateretse teremusi hano kabura kimennye, ugakubita hasi ukajanjura, akaza nyine akahita yiyakira. Yashyira amafaranga hasi ukabura yahitanye, akiyakira. Mbese njya ntekereza umutima w'abamama ukuntu ungana, ari upe mu mwaka ubiro waba